turakizwa kujya mu ijuru, ntago dukizwa kurongorwa kuko n'abapagani bararongorwa. turakizwa kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, ntago dukizwa kujya Dubai kuko n'abajyayo bajya gusambana buri ndege bakajyayo. turakizwa kuzabona ubugingo buhoraho. nta muntu n'umwe uzaguforosa, ni wowe uzicara ku giti cyawe ukareba ibintu ukora aho bizagusoreza. iyo nzira wafashe uratekereza ko buri nzira yose igira iherezo, igira aho isoreza. ufata ibyaha ukiyogeza mu byaha, uzabona aho usoreza. wubaha Imana, ukunda Imana, ukunda abantu, wera imbuto zikwiriye bihanye, hazagira iherezo. iherezo ryiza n'iherezo ribi. iyo wakijijwe ukamaramaza nibwo ubona uburyohe. njya mbwira abantu ari kubanza n'ubundi ntago yari yakijijwe. se umuntu yabazi buriya buryohe buba mu gakiza, umuntu yabazi uburyo Yesu atura imitwaro, umuntu yaba yaramenye. Petero niwe wavuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza nimumwegere, niwe buye rizima. umuntu yaba yarasogongeye kweri akabona amahoro, ariko uzigura n'ibigeragezo, ariko kubera Kristo watunze ibigeragezo ugasa nkaho bidahari. gukizwa nabi bituma utamenya uburyohe buri muri Kristo. gukizwa nabi bituma utobatoba Yesu ukamugereranya n'ibipapuro, ubufaranga, just upfa. niba hari umukire umwe wapfuye, ndavuga nze kureba ko bamushyiraho nibura n'akadolari 100. rekada barakora mu mifuka, barakora mu makote, barakora barasakangwa atagira akamanukana nako mwirimbi. urumva? ariko Yesu muramanukana mukazukana. ndagira ngo rero dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana. turagushima Mana yaremye isi n'ijuru n'ibiriho byose, turagushima kubw'ineza yawe, wabanye natwe ijoro ryose, utwemereye kubona uyu munsi. ntacyo twatanze n'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. nce bugufi munsi yo kubaho kwawe kugira ngo ubane nanjye nigisha ijambo ryawe, kandi senge abakunzi b'iki kiganiro bose kugira ngo babashishe Mwami Imana yacu kumva ijambo ryawe. nzi neza yuko iyo ushaka gukora ukoresha ijambo ryawe, iyo ushaka gukiza wohereza ijambo ryawe, imirimo yawe yose uyikorera mu ijambo ryawe. ndagusabye rero kugira ngo mbashishe kuritanga kandi ubashishe n'abantu kuryumva. urakoze Mwami, ni mu izina rikomeye rya Yesu usabye nizeye, amen. Yesu abaho umugisha. tugiye kwinjira mu Bafilipi. amaze iminsi mvuga ku mumaro wo kumenya Imana. bene data, niba hariho ikintu ugomba gushyiraho umwete muri iyi minsi, ni iminsi yo kugwiza ubumenyi bwo kumenya Imana, kuko ni mu Mana gusa turi butsindire ibyo byose bituri imbere byifuza kutumira bunguri. nta mbaraga ushobora gutsindisha ibihe turimo uretse iz'Imana zonyine. ijambo ry'Imana tubwira muri Yohana 15:5b ngo ntacyo mwabasha mutamfite. nta na kimwe twabasha tudafite Kristo muri twebwe. abantu benshi bagerageza kugira ibyo babasha bikabananira kubera impamvu imwe gusa, impamvu yo kujya kubikora bonyine. ntago wabasha guhagarika ubusambanyi udafite Kristo mu buzima bwawe. ntago wabasha guhagarika inzoga mu buzima bwawe udafite Kristo mu buzima bwawe. ntago wabasha kureka kwiba no kwica, byose bya bindi byose imirimo ya Satani, uretse wakinguye umutima wawe Yesu akinjira muri wowe. niwe wenyine utubashisha. iryo jambo ni Kristo wigishaga avuga ku muzabibu n'amashami yawo. aho hepfo rero niho yavuze ngo ndashaka kubabwira yuko ntacyo mwabasha mutamfite. yasize atanze itangazo, mwene data neza amatwi. yasize atanze itangazo aravuga ngo kuko ntacyo mwabasha gukora ku bwanyu mwenyine. abantu benshi baragerageza gushaka kubikora bonyine bikanga. rwose ngerageza gushaka kureka gusambana, ariko mama pasiteri byaranze. nkamubwira nisi urakijijwe? oya. ndamubwira ntago bishoboka. ntago wareka gusambana udafite Yesu mu mutima wawe. ntago wareka ko kamogi Kristo atari muri wowe. ibyo byose ntago twabibasha uretse utubashisha ari muri twebwe. reka rero dusome hano mu Bafilipi turebe Paul. Paul yari umuhanga, yari umunyamategeko, yari yarize, yaraminuje muri law, yari afite ibyubahiro birenze igipimo. ariko ibyo byose uko kwiga kwiwe nta kintu na kimwe yabashaga cyo gukora neza. biratubwira yuko ari we muntu watotezaga itorero.
tekereza mu mategeko yari yarize, yaraminuje, mbe ari umuhanga ukomeye, ariko akaba ari ufata imihoro akajya gutsemba abantu bose bavuga Kristo. Hano rero amaze kuronka Yesu mu buzima bwe, yatangaje benshi barahunze, baravuga bati reka da, uyu mugabo uko tumuzi ntago ashobora kuza kuvuga ibya Yesu. Uhereye igihe twamumenyeye yari nashyikirwa mu gutemagura, mu gufunga abantu bavuga izina rya Yesu. None se atangiye kuvuga ibya Yesu gute? Gukizwa n'umugisha ukomeye, kumenya Imana n'umugisha ukomeye. Iyo wamenye Imana iguhindura undi muntu. Mwene datuteze amatwi, hano aravuga ngo Abafilipi igice cya 3:7, guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Guhomba iby'isi. Hariho abantu badashaka guhomba iby'isi, bashaka guterura iby'isi, bagashaka no guterura Yesu. Ntago bibaho. Ugomba gushyira ku munzani ukagira ibyo uhomba, ukavuga mombe icupa rya kanyanga ndonke Kristo, cyangwa se nterure icupa rya kanyanga nterure na Yesu, byombi bibe muri nge. Ntago bijya bibaho. Ugomba kugira kimwe uheba, icyo bita guheba. Uyu mukozi w'Imana Paul rero aza gufata icyemezo cyo gutunga Yesu Kristo. Asanga yuko adashobora gutunga Kristo ngo atunge n'umupanga wo gutemana. Ariko adashobora gutunga Kristo ngo atunge n'ubugome bugenda bugirira n'aba bandi. Aravuga deka nshyire ku munzani. Ashyira ku munzani, arangije yandika inyandiko ivuga ngo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo, which means yashyize ku munzani asanga ufite agaciro ari Kristo kuruta iby'isi. Abantu bibaza yuko iby'Imana ari uguserebeka, ariko nshaka kubabwira ngo iby'Imana nabyo bidusaba ingamba no gufata iyindi myanzuro. Iyo utabikoze gutyo ube mu rusengero ugahura n'akaga, ugatuma n'abantu badakizwa. Kubera iki? Urashaka kubijangata byombi. Urabice, urafata ibi ufate na Yesu, kandi bishoboka kuba wibesha. Ntago Yesu ashobora kukwemera ko umutungana n'urumogi. Ntago bishoboka. Ntago Yesu ashobora kukwemera ko umutungana n'ishoreke. Ntago bishoboka. Ugomba kugira kimureka ugafata ikindi. Paul rero niko yabigenje. Aba ngo nyamara ibyari indamu yanjye. Indamu ni ukuvuga ngo ibyari bintuze, ibyari ubuzima bwanjye. Hari abantu bagenda Satani akabereka ngo uramutse ukijijwe aka kazi k'uburayi niko kagutunze. Uramutse ukijijwe wajya hehe, watungwa n'iki? Ariko ibyo byose biva kuticara ngo ushyire ibintu ku munzani, wicara urebe kubaha Imana, wicara urebe kuba umukozi wa Satani, urebe ingaruka mbi zituruka mu gukora imirimo y'umwanzi, urebe n'ingaruka nziza zo gutunga Kristo. Aravuze ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Nagwa ari ku bwa Paul. Paul suko byamushariraga, never. Paul suko bitari bimuryoheye, oya. Ahubwo yagiye kubona hari amabwiriza, hari conditions kugira ngo atunge Kristo bye, anamumenye kweri. Ibyari indamu ye, ibyamuyoboraga, ibyamukontrolaga, ibyari byaramuhinduye bya bindi byo gufata abakristo bavuga Yesu akabafunga, asanga agomba kubireka akabiheba ku bwa Kristo. Iyo watangiye kugira ibyo ureka ku bwa Kristo, watangiye kujya mu rugendo rw'isi. Byari bindyoheye, ariko ubu nshaka gutunga Kristo, ndabireka bigende. Aho ubutangiye urugendo rwo bita umugisha original. Byari bintunze, ibyari indamu yanjye, ibyari ubuzima bwanjye, ibyari uburyohe bwanjye, ndabireka bihombe, mbe bitakinkoresha ku bwa Kristo. Bene data, turacyafite urugendo rukomeye. Niba utari wagera ku rwego rwo kureka ibintu bikagenda kubera Kristo wamenye,
barakubeshya niyo baguhanurira. Abahanuzi bose bo mu gihugu bakahuriza ubuhanuzi ku buzima bwawe. Ntacyo wabona muri Kristo utari wareka ngo bigende. Paul yaretse gutoteza ubwoko bw'Imana kuragenda. Paul ibyubahiro yabikubise hasi, yarize yaraminuje. Harabati ngewe ndakomoka mu muryango wa Benjamini, mu Bayuda ndazira. Arayivuga ibigwi, ariko aravanga ibyo byubahiro byose mbishize hasi kubwo gushaka gutunga Kristo umuzima muri nge. Ibyarindamu yawe warabiretse cyangwa warabiteruye ubizana no mu rusengero. Ndaririmba ariko ndasambana, ndaririmba ariko ndanywa agatabi, ndabwiriza ariko nabya birinde bikoraho. Kumenya Imana ni umugisha kuri nyiri kumenya Imana. No kwitirirwa kuri umukristo ari umukristo ni igihombo ku buzima bwawe. Paul yafashe icyemezo arabireka biragenda. Amaze kubireka biragenda, ntago yasigaye uko yarambeze bene data. Niwe muntu wabwirije ubutumwa, niwe muntu ufite inzandiko nyinshi, niwe muntu wanditswe, wahumetswe n'umwuka, wahumekewe n'umwuka wera, asiga legacy, umurage mwiza. Ariko ibyo byose nta cyabimuteye. Icyatumye abiba ni uburyo yafashe icyemezo cyo kwiha Imana. Turashaka kuba ba Paul ibyarindamu yacu tukibifite. Turashaka kuba ba Paul ibyo twakoraga tutaramenya Yesu tukibijyananye nabyo. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka bene data. We ari yarivuga ati noneho naje gufata icyemezo, ibyarindamu yanjye ndabireka biragenda. Iyo waretse ibyarindamu yawe bikagenda, uhinduka undi muntu, nawe ubwawe ukaruhuka. Nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Ku bwa Kristo ugira igihombo ugira mu buzima bwawe. Homba uwo mukobwa, mureka agende. Ubwo burayi bureke bugende. Homba iryo tabu ujya no muri wese ukarinyweramo. Homba ku bwa Kristo. Kristo arabiruta byose mu yandi magambo. Kristo ashobora byose. Ntabwo ugomba kumurutisha ibyo bisuguto. Paul aravuga ngo kubw'uwo narabiretse byose bibihombo. Ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Turacyafite urugendo rukomeye. Ngo kubw'uwo ibyari ibyanjye byose, kubw'uwo ibyari ibyanjye byose nabitekereje ko ari igihombo, ndetse bimera nk'amase. My God, icyama tukagira umutima wari muri Paul, icyama ubu buntu bukamanukira itorero muri rusange. Kubw'uwo ibyarindamu yanjye byose nabitekereje ko ari amase. Ibi nibyo bita kumenya Imana. Iyo wamenye Imana utangira kumenya iby'amase ukabireka bikagenda. Iyo utaramenya Imana usuhuzanya Yesu ashimwe gusa, iby'amase ubiterurana na Kristo, kandi uba wibeshya. Ntabwo Kristo agomba kugendana n'ibintu by'amase. Paul rero yakoze icyo bita kurobanura, gutoranya, kujonjora. Haravuga uyu mukunzi Yesu namubangikanya n'amase guti. Uyu mukunzi Yesu wankubise umutego nkahuma kugeza igihe naze guhumukira, akambaza impamvu muharanya, akanyigisha, namugereranya n'ibindi gute. Reka ibindi byose mbihindure nk'amase. Ni ukuvuga amase ni ikintu kidafite value. Ibindi byose nta gaciro bifite. Ahubwo umukunzi Yesu ngiye kubona mbona niwe ufite agaciro karuta k'izahabu. Nene data uteze amatwi, ugeze hehe n'ibyarindamu yawe? Ubirutisha Yesu. Korari wayivuyemo kubera iby'iki gihe
niwe wanditse aravuga ngo demu yaransigiriye kubera yakunze iby'iki gihe. Mwene data, ugeze hehe ufata umukunzi uruta abandi bakunzi ukamusimbuza kanyanga? Ugeze hehe uva mu byo kwizerwa? Gitondo cy'umunsi Imana yakubwira ngo garuka mu buntu bw'Imana, garuka va mu byo wibwira, garuka fata icyemezo urebe imigendere yawe, garuka umwanzi arashaka kukwica. Yohana 10:10 atubwira ngo umujura ntazanywa n'ikindi, azanywa no kwiba. Reba igenzura urebe utaribwe, ishaka, inzara byo gutunga Kristo, umwanzi yarabikwibye. Yazanywe no kwica, warapfuye amarangamutima yawe, Mwuka Wera aranihiminiwe. Reka da, warapfuye mu isi y'umwuka, garuka, there is still hope. Hasigaje kukurimbura. Nyambwira abantu iyo tubwiriza nzabitekerezaho, nambwira ubwirwe n'iki mu gitondo kuza kuba ukiriho. Ubwirwe n'iki kiri bube mu gitondo ko ububona ari nimugoroba burajya guca byagenze bite? Ngo imeruka si yavuba, namwe nimeruka shobora kuba urupfu rwawe. Shobora kutazageza igihe Yesu azazira. Wabusohoka pa imodoka ikagukubita. Iyo niyo meruka yawe. Ugiye ute? Ugiye hehe? Shobora n'indi yo mbwiriza mu kiriyo cya marume, mbwira abantu rero ndashaka kubabwira yuko ku isi hari ibihe bibiri. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Waba ibirokoroko biri ku rutugu, waba amashuri umeze nka Paul, waba amafaranga za banke zose uvigirije, umenye ko hari umunsi umwuka uzagushiramo. Imana iguhaye amahirwe yo kuvuka, iguha n'amahirwe yo kubaho, uwo kugira ngo utegure ubuzima bwawe umeze neza ko ejo uzapfa. Ariko abantu bari kuri iyi si nk'imisozi, hazi ko azahaba mirere na mirere. Reka da, noneho wibaze nyuma y'uyu mubiri uzajya he? Igisubizo kiri mu mirimo urimo gukora nonaha. Nta mujura uzajya mu ijuru uretse yakijijwe. Nta ndayi izinjira mu bugingo buhoraho uretse yavuye mu burayi. Nta mwicanyi uzinjira ijuru uretse yihannye. Biratubwira ngo nta cyana kimwe kitababarirwa kuwihannye. Bimwe babeshe ngo yarabirangije ku babyemeye, ariko ku batabyemeye hari urubanza bene data. Ubwo butumwa abantu ntibajya babubwira abantu. Hari urubanza rukomeye. Nigeze mbabwira umuntu wakinishije ubuntu, bamuzana mu rubanza, basanga umugabo wicaye ku ntebe y'imbabazi, bari bamukatiye urwo gupfa, atanga imbabazi, yicanye, arababarirwa. Urubanza rwo kumwica ntirwamugeraho kubera umucamanza yicaye ku ntebe y'imbabazi. Asohotse atesha agaciro imbabazi yahawe, ariyongeza. Yiyongeje agarutse asanga wa mugabo yavuye kuri ya ntebe yanditseho imbabazi, yicaye ku ntebe yitwa judgment, intebe y'urubanza, yo gucirwa urubanza. Apani imbabazi yo kuryozwa ibyo wakoze ukiri muzima. Araba warishe ntabwo ubonye kumwe ngo ndakubona. Reka da, umwanditsi yandikaga avuga uburyo abantu bahabwa ubuntu bwo kumenya Imana barangiza bakabukinisha. There is an end. Hari iherezo ry'ibintu byose bene data muneza amatwi. Turi mu bihe bikomeye bisaba guhinduka. Turi mu bihe bikomeye bisaba kwihana. Uzi ibyo wakoze ubicececeyeho, muturanye n'abizi, ariko wowe n'Imana murabizi. Kandi biratubwira ngo igihe kizagera ibishyire hanze byose ku murongo. Igihe ni iki rero cyo gutangira gufata icyemezo cyo kugira ibyo uhomba kubwo gutunga Kristo. Haraza ngo kubw'uwo ibyanjye byose nabihinduye nk'amase, kubwo butunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Ntabwo ushobora kumenya ubutunzi butagira akagero dusanga muri Kristo Yesu uretse wagize ibyo uhomba. Iyo wakijijwe ukamaramaza nibwo ubona uburyohe. Njya mbwira abantu ari kubanza n'ubundi ntago yari
ntabwo yari yakijijwe. Se umuntu yabazi buriya buryohe buba mu gakiza, umuntu yabazi uburyo Yesu atura imitwaro, umuntu yaba yaramenye. Petero niwe wavuze ngo niba mwarasogongeye mukamenye ko agira neza nimumwegere, niwe buye rizima. Umuntu yaba yarasogongeye kweri akabona amahoro, ariko uzigura n'ibigeragezo, ariko kubera Kristo watunze ibigeragezo ugasa nkaho bidahari. Gukizwa nabi bituma utamenya uburyohe buri muri Kristo. Gukizwa nabi bituma utobatoba Yesu, ukamugereranya n'ibipapuro, ubufaranga, just upfa niba hari umukiri umwe wapfuye. Ndavuga nze kureba ko bamushyiraho nibura n'akadolari 100. Ndakada barakora mu mifuka, barakora mu makote, barasaka ngo atagira akamanukana nako mwirimbi. Urumva? Ariko Yesu muramanukana mukazukana. Mwene data uteze amatwi, ndakugira inama nanjye nigiriye. Fata inzira yo kuva mu byaha, utunge Yesu Kristo. Biratubwira muri Yohana 14, ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Ufite Kristo ibyo bintu bitatu arabitunga. Ntabwo ayoba, abazi the right way, abazi ukuri kose ntawamushuka, abafite ubugingo buhoraho. Bikumariye iki kurya isi yose warangiza ukazasoreza mu muriro? Bikumariye iki mwene data? He is the way, the truth and life. Ibyo bintu bitatu ni utabikeneye mu buzima, ariko kubera gukunda iby'isi biratuma udatunga ufite byose. Paul yaratubwiye ngo kubw'uwo ibyarinda muyange byose nabihinduye nk'amasi. Uzi ko abantu baretse Imana kubera amase? Ndakankoresha iri jambo Paul yakoresheje, kubera amase ukareka Yesu akagenda. Kubera amase ukareka imbabazi z'Imana zikakuvaho. Kubera ibintu bidashinga, kubera iyi si ukabirika kubanda Kristo. Bugiye ndabanza sambare n'uyu muhungu ndakurahiye. Bugiye ndabanza neke ndamukuramo 100,000. Bugiye ukibaza ibipapuro ufashe na Kristo ukiza ubugingo agakiza umubiri akawuha ibyo ushaka, tukwiye gukurikirana koko. Paul arongera arandika mu Baroma aravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo Kristo yadukunze? N'uburwayi, n'ubukene se? Arabitondagura aravuga ngo ntibikabeho. Kumenya Imana no kwiteganyiriza mwene data neza amatwi. Kubaha Imana yubu yaranze avuga ngo kuva mu byaha niko kujujuka. Kuva mu byaha niko kujujuka. Kandi kubaha Imana ni ishingiro ry'ubwenge. Which means umuntu yakiri mu byaha aba ari injiji. Nta bwenge. Nta muntu n'umwe uzaguforosa. Ni wowe uzicara ku giti cyawe ukareba ibintu ukora aho bizagusoreza. Iyo nzira wafashe uratekereza ko buri nzira yose igira iherezo, igira aho isoreza. Ufata ibyaha ukiyogeza mu byaha, uzabona aho usoreza. Wubaha Imana, ukunda Imana, ukunda abantu, wera imbuto zikwiriye bihanye, hazagira iherezo. Iherezo ryiza ni iherezo ribi. Biratubwira muri Matayo 25 ku bakobwa 10, 5 b'abanyabwenge n'5 b'abapfapfa. Amahitamo yabo niyo yatumye bamwe b'abanyabwenge abandi b'abapfapfa. Bahawe amahirwe bose, itangazo bararyumvise yuko umukwe ari buze. Bakobwa b'abanyabwenge biratubwira ngo amatabaza yabo bayashyiramo amavuta. Bicara bategereje umukwe batababwiye isaha, ariko icyo bari bazi naza ari kumanywa fine, naza ari nijoro fine, we are more than ready
turiteguye. Icyo bisaba, turiteguye gutanga ikiguzi. Babandi b'abapfapfa turategereje, ntacyo bitubwiye, ahari buzire turinjira. Guess what happened? Biratubwira ngo bari aho ngaho bagiye umukwaraje babandi bafata amatabaza psha baracana ngo kuko bwari bwishe. Babapfapfa igihe cyo kwakira umukwe nibwo bagiye kugura amavuta. Wowe neza amatwi igitondo cy'uyu munsi, turi mu gihe cyo gutegura amatabaza yacu, turi mu gihe cyo kuzuza amatabaza amavuta, turi mu gihe cyo kwiyunga n'Imana, turi mu gihe cyo kumenya neza tudashidikanya Imana twizeye. Wowe ubuzi ngo ni igihe cyo gusinzira, siko bimeze. Wowe ubuzi ngo ni igihe cyo kwishyira mu byaha, siko bimeze. Biratubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Nta mahoro y'umunyabyaha, ntayo mwene data. Ngwino muri Kristo akuruhure, ngwino urebe uburyo ugira amahoro muri Kristo Yesu. Kuki uhitamo gukora ibikwicira ubuzima, nkaho wagahisemo ibituma uba umuntu udasanzwe? Paul arakomeza aratubwira umurongo waho wa 9. Kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko. Ya mategeko bari baramwigisha kuva at the age of 13. Bamwigishije amategeko, baramumetreza, baramwuzuza abanyamategeko. Aravuga ati rero icyo maranira ni kimwe, ndashaka kwiyambura amategeko. Oya, ntago nshaka gukiranuka kuzanwa n'amategeko. Niwicira itegeko baragukuramo iryinyo, niwicira itegeko baragukuramo ijisho. Oya, ndashaka njyewe ndamaranira kubona ndi muri Kristo mboneye. Ndashaka gusanga Yesu, apana amategeko. Amategeko bigiye yazibigandi. Ndashaka gusohoka muri kamere ya Paul, nibyo banyigishe kuva ndi umwana, n'amategeko yose, hasigaye nkaboneka muri Kristo nsa nkawe. Umurongo waho, wowe uramaranira gukora iki? Waramaranira gusa nka Kristo? Wowe uramaranira gusa nkandi? Bapfumuye amatwi, amazuru, hana abahungu barasutse, ibisuko biragera inyuma mu mugongo. Aramaranira kwihindura. Kuri iki gihe nta gutandukanya umuhungu n'umukobwa, umukobwa n'umuhungu, they look like. Njya mbabaza, ariko se nusuka umugore wawe azakora iki? Tuzasuka twese. Nupfumura amatwi umugore wawe tuzapfumura twese. Ukibaza, ibi simeruka, iyi simeruka, nta tandukaniro ry'umugabo n'umugore. Bene data muri Kristo Yesu, pero dukwiriye ko dufata icyemezo cyo kugira ibyo duheba kubwo kuzajya mu ijuru, kubwo gutunga Kristo. Tugira ibintu duheba completely. Ibi ngibi ni commitment, ntago byapfa kwikora. Reka da, ni ugufata ingamba. Ugafata ingamba ukavuga ngo enough is enough. Imyaka maze mu gakiza, imyaka maze nitwa runaka irahagije, ndashaka guhinduka nkasa nka Kristo. Ndamaranira. Uramaranira iki muri iyi minsi? Umurongo wa 10 aravuga ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Kugira ngo menye no kuzuka kwe, si ibyo gusa, no gufatanya nawe mu mibabaro. Aha niho itorero ripfira. Ntago bashaka gufatanya na Kristo mu mibabaro. Oya, ni Amerika, ni indege, n'umugabo muremure. Alala. Ndashaka kubwira yuko umuntu wamenye Yesu tugomba no gusogongera ku gikombe cy'umubabaro.
bose nawe udakamuwe ugakamurwa za nkamba z'ibyaha byose witurumbuyemo. Barashaka Yesu utarimo gupfa, Yesu utarimo imibabaro, Yesu byose ni ye. Ako uribaza ngo wava mu maboko y'umwanzi agasigara yishimye? Hagomba kugukurikira, agomba kugira ibikompara rekura. Ariko iyo wamumize Kristo ibyo byose birakubita. Biritwereka ngo ndabereka umuntu wumva ijambo ryanjye akarimenya uko ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imvura ni iki? N'ibigeragezo. Imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byose byikubita kuri ya nzu. Ngo ariko iyo nzu ntago yaguye. Aho niho hari ibanga ryo gutunga Kristo muzima. N'ababesha yuko muri Kristo nta bigeragezo bibamo barababesha. Birimo ni naho biba. Ni naho biba. Satani si yarwanya abashaka wiki. Ibigeragezo bikaze biba mu bantu bazi Imana. Ari Imana yareka bikatugeraho kugira ngo yaprovinge batuzi Imana koko. Shitani ntago yajya kurwanya abandi bakozi biwe. Atera mu bakozi b'Imana, mu bamenye Kristo, akohereza rupa kikagukubita ukavuga uti ukicekinga ugasanga uracyagenda. Aho niho hari ibanga ryo gutunga Kristo mwene data. Paul aravuze rero ngo aramaranira kumumenya ndetse yiteguye no gutanga ikiguzi cy'umubabaro. Niba hariho umuntu wababajwe muri ubu rugendo rw'agakiza ni Paul. Niba hariho umuntu wahanganye n'abasadukayo n'abafarisayo n'abanyamategeko n'abayobozi agasigare gasinziza ni Paul. Intwari si ubundi bayimenyera hehe? Si ku rugamba. Bafane turashize se bamenyera hehe? Si ku rugamba. Nta materi mujye mwumva abantu babita bafane turashize. Wegera ku rugamba ati turashize musubire inyuma twigendere. Abandi barava ari abakoloneli b'amajoro akavaho bamwita afande turashize. Mugakiza nukurwana, nukumaramaza, nta micezo, nukwanga cyaha n'igisa n'icyaha, ukomatana n'umukunzi Yesu akagukesha mu bibaya, mu misozi, mu mazi, mu muriro ugaca mudahiye. Ndagira ngo utekereze urebe urugendo rwo mu gakiza kumeza uyu munsi. 12 siko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Abandi baguye ivutu, ariko uyu mugabo aravuga ati ndabarahiye kuba nararetse ibyo byose, si uko hari icyo n'ikindi mfite, ahubwo ndakurikira, ndi mu kirari cya Kristo, ndakurikira kugira ngo mfate icyo Kristo yamfatiye. Hari icyo Kristo yagufatiye ugomba gukurikira, ariko gakiza karuta ibindi byose gahebuje mu bwiza bwose. Ndakurikira kugira ngo ahari nshobore gufata icyo Kristo yamfatiye. Ku musaraba baravuze ngo birarangiye. Tugomba gukurikira iryo jambo, tukabona mu buzima bwacu ubusambanyi burangiye, tukabona mu buzima bwacu ishari rirangiye, tukabona mu buzima bwacu kugira nabi birangiye, kuko Kristo yaradufatiye, yarajanjaguye. Ariko nitwebwe tugenda tukabizura. Ndakurikira kugira ngo ahari nakace cyo Kristo yamfatiye. Suko maze guhabwa, suko maze kunyurwa, muri njyewe haracyari imizara n'inyota byo kugira ibindi singira. Ugeze hehe waranyuzwe? Unyuzwe ufite iki? Wararamyaga bakogosha umusatsi. Muri COVID abantu benshi baratembagaye. Ibyo gukiranukira Imana no kwera no gukomeza agakiza barabiretse. Ariko mwere data nshaka ko utari wagera mu ijuru. Umukwarazi isaha yose. Icyagufashe cyamfasha ni ugutunga Kristo mu buzima bwacu. Gutunga Kristo mu buzima bwacu nibyo byonyine bishobora kudutsindishiriza, nibyo byonyine bishobora kuduhesha amahoro, nibyo byonyine bishobora gutuma tuba abantu bazima,
tukazabona n'ubugingo buhoraho. Turakizwa kujya mu ijuru, ntabwo dukizwa kurongorwa kuko n'abapagani bararongorwa. Turakizwa kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, ntabwo dukizwa kujya Dubai kuko n'abajyayo bajya gusambana buri ndege bakajyayo. Turakizwa kuzabona ubugingo buhoraho. Muri ibyo aribyo ngo Yesu azaza n'ubu yaza, azaza turutse mu ijuru. Yesu azaza. Biratubwira ngo abayigishwa bose barareba, avuga ati nk'uko mubonye azamurwa niko azamanuka. Abantu bazi Yesu wazamutse ntabwo biteye ko azamanuka, kandi biratubwira ngo ntabwo azagaruka aje kubwiriza ubutumwa bwiza. Reka da, nta nubwo azongera gukandagira kuri iyi. Azahagara mu kirere, magnet iri mu muntu, kwera, kuba maso, gutegura amatabaza yacu ahore yaka. Tuzamurwe. Abapfuriye muri yo nabo bazuke, n'abipfushije bari muri shitani nabo bazazuka, kuko bagomba kuzabiryozwa. Aha, dushake dukizwe kuko twese tuzabibazwa. Ubyirengagize hari umunsi uzabibazwa. Niyo mpamvu bene data bamwe baba Yehova bavuga ngo tuzakizwa ku munsi w'imperuka. Njya mbyumva cyane. Impamvu bavuga ngo tuzakizwa ku munsi w'imperuka, umunsi w'imperuka nibwo abantu bazamenye, nibwo abantu bazagaragara, umurokore nyamurokore n'umupagani nyamupagani. Naho ubu ngubu twese turi mu kivunge. Ndavuga Yesu ashimwe, undi ati Yesu akuzwe, undi ati assalamu alaikum. Indamukanyo ziratandukanye, but there is one day aho abubasha Imana bizagaragara pe. Ubwo rero ndababwira nanjye nibwira bene data, ndababwira ngo nimureke tube maso, nimureke dukurikire icyo Kristo yadufatiye, nimureke tuve mu byo twibwira, twige kugira neza, kuko ntawuzi umunsi. Murongo wa 13 haragira ngo iki? Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Kimwe cyo sinibwira yuko icyo nkurikiye maze kugifata mu nyumve, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Uzi ko dufite abantu bagenda backwards, basubira inyuma, aho kugira ngo bave mu bwiza bajya mu bundi, bava mu bwiza bajya mu bubi. Bice bavuga ibyo bakoraga kera batakibasha. Paul aravuze ngo biri data, suko maze kugifata, ariko kimwe cyo nzi, njyewe nka personal Paul, icyo nzi, nibagirwa ibiri inyuma, iby'Imana yankoresheje ejo, good and well, ariko ndakomeza, hari icyo nshaka gusingira. Abo nibo bantu bazabona Imana, abo nibo bantu bazabona ijuru. Ariko abantu barushe baparitse, babahanuzi bamuzehe baparitse kera, babandi batacyumva ijwi ry'Imana, babandi bari mu byo bakoze muri 80, uyu munsi bakaba baraguye nk'ibere. Iki ni igihe cyo kongera tugakanguka bene data, dusingire, dukomeze tujya gusingira. Paul rero yubatsemo umutima wo kudahagarara in spiritual way, kudacika intege, kutabivamo, aramaranira. Niwe mugabo uvuga ko yageze mu ijuru rya gatatu, niwe wazanye urwo rurimi, ava mu ijuru rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, ashaka kumenya imbaraga z'umuzuko, ashaka kumenya gusingira ubwo butwari bukorerwa muri ubwo butwari buri muri Kristo Yesu. Izo mbaraga zamuvanye mu mva zikamuzura. Ntabwo ashaka kugarukira hafi, kuko no mu mategeko niko yari ameze, yari afite ishaka ritava mu kwera, ahubwo ari ishaka ryavaga mu mategeko. Hakunze umuntu gukizwa agasa nkaho nuko yari ameze, babiteye agahinda. Murongo wa 14 soza, ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Ndamaranira kugera aho dutanguranirwa, ndamaranira kugera aho tugomba guhabwa ingororano. Nago maranira kurongora, nago maranira gutwara viweti,
ntago maranira kubaka etaje mu mujyi, ndamaranira ndatanguranira aho tugororerwa, aho duhabwa ingororano. Mwene data uteze amatwi, ntago turagera mu bugingo buhoraho, niyo mpamvu tutagomba kuhagarara. Turahagarara se twageze mu ijuru? Turahagarara se? Turahagarara ukoze iki? Ndashaka gusengana nawe, wowe wumva nawe ushaka kongera guhembuka, ushaka gufata icyemezo cyo guharanira kuzabona ijuru. Kuri iyi si bararongorwa, nta gitangaza kirimo kuba warongoye, nta gitangaza kirimo kuba wubatse inzu. Ibyo ni ibiryo, ni imikati y'abana. Gitangaza no kujya mu ijuru. Aho ndashaka kubabwira ngo kubaho Uwiteka Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ndakwifuriza umutima wari muri Paul wo kuhomba. Reka uwo mukobwa agende, reka iyo cupa rigende, reka uwo mupangu ugende, bireke utunge Yesu Kristo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima ubw'ijambo wampaye. Ijambo wampaye ndaritanze kandi ndibwiye abanyiraryo. Ndazi neza ko hari abuvuganye nabo. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, reka uduhereze undi mutima mwami wo kumaranira, wo guheba, wo kugira ibyo tureka bigahomba, ibyarinda mu zacu mwami, ibyo twumva ngo nitutabikora ntituri bubeho. Reka bigende mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndagusaba imbabazi ibyaha byose dukora igitondo n'ikigoroba, utubabarire gukiranirwa kwacu kose, utwuhagize amaraso ya mwami Imana yacu, amaraso yamenetse ku musaraba. Reka manuke kweza imitima yacu. Ndakwereka abantu bose baguye bakava mu byo kwizerwa kubera gukunda iby'iki gihe. Ndagusabye ngo bagire imbabazi basubire mu buntu bwawe. Subiramo aya magambo ushaka gukizwa. Ti mwami Yesu, numvise ijambo ryawe ntizwe n'urubanza rw'ibyaha byanjye, nikubise imbere yawe ndagusaba imbabazi. Umbabarire ubusinzi, umbabarire ubusambanyi, umbabarire kwica, umbabarire ubugome, umbabarire ishyari, umbabarire ibyaha byose byatumye nkwimura. Mazina yanjye yakure mu gitabo cyo kurimbuka, maze uyashyire mu gitabo cy'ubugingo. Nijeje n'umutima wanjye, natuje n'akarabo kanjye nongeye ndakijijwe. Data, mu izina rya Yesu, vomera abantu bose bari baragutaye. Reka mwami wanjye data usuka imbaraga zidasanzwe, imbaraga wasutse kuri Paul, ubuntu wasutse kuri Paul, akatuma ibintu byose bihinduka mase kubwawe Kristo, akaguhindura uwa mbere. Tubashije kuguhindura uwa mbere mwami, tubashije kuguhindura uwa mbere. Nta muntu uguhindura uwa mbere ngo asigare ari uwa nyuma, nta muntu uguhindura uwa mbere ngo asigare hasi, nta muntu uguhindura uwa mbere ngo asigare atinjiye mu bugingo buhoraho. Turakwinginze igihugu cyose cy'u Rwanda ndakiguhaye, abanyarwanda muri rusange bakumenye, bakubahe, baguhindura uwa mbere, amahoro ataye mu mitima yabo. Urakoze mwami, ni mu izina rikomeye rya Yesu sabye nizeye, amen. 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 Amen.